amezi agera mutambona hano kuri YouTube ya Forex ko Imana yemeye ko yongera kuduha umwanya kugira ngo twongere tugire icyo tubasangiza ku bumenyi dufite kuri Forex trading. Kuri wowe rero uri kuyiga, iki nicyo gihe kugira ngo ubyaze umusaruro kuba waramenye iyi YouTube channel yacu ya Rwakigali FX. Nanashimira abantu badukurikiye kuva kera. Iyi YouTube channel yacu icyitwa Jet KTTY TV iza guhindurirwa izina bitewe n'impamvu runaka, iza kwitwa Rwakigali FX. Kuri wowe rero tukiri kumwe, reka nkubwire ngo uri mu nzira nziza kandi ntabwo uzicuza kuba waramenye iyi YouTube channel yacu. Ngewe rero ndacyari Jet nk'ibisanzwe. Muri aka kanya ni mugiye kubana mu kiganiro cy'aka kanya. Ubu ngubu rero tugiye kwiga ibintu bikomeye, aho tugiye kurebera hamwe market structure, tukarebera hamwe daily bias. Uburyo wamenye market structure ukabona daily bias ugomba ufite niki wakora ufata trade. Turaza kurebera hamwe rero entry models zigiye zitandukanye twifashishije iyi yellow USD ndetse n'izindi pairs zigiye zitandukanye turaza kurebera hamwe. Ntatinze mu magambo rero twatangira, ariko hagati aho ntarakomeza, muri video y'ubushize twayikoze mbabwira ko hari abantu badusabye ko igitabo cyacu twazagishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda, ubwo hari abatumva icyongereza. Reka mbabwire ko rero igitabo cyacu cyamaze kugera mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ubu ngubu ugishaka kiri mu cyongereza wakibona, ugishaka kiri mu rurimi rw'ikinyarwanda nabwo wakibona. Reka rero duhere kuri daily bias. Rero ni iki rero? Daily bias ni uburyo umenya icyerekezo isoko rifite ariko mu gihe kirekire. Daily bias ni uburyo umenya icyerekezo isoko rifite mu gihe kirekire. Ndagira ngo urebe hano, ndi muri time frame y'icyumweru, ariko niwitegereza neza urabona ko bakubajije ngo yellow USD iri gukora iki. Igisubizo gihari ni uko ugomba guhita usubiza wihuse ko isoko riri kuzamuka, kuko biragaragara ko riri kuzamuka, ndetse nk'uko nababwiye isoko rigenda rikurikiye icyo twita liquidity. Aha hirya hano aha hantu tuhafite equal highs. Equal highs ni liquidity, cyangwa se tuhafite buy side liquidity ni equal highs, ndetse niho isoko riba riri kugenda ryerekera. Kuko nabwiye isoko rigenda rikurikiye iki? Liquidity. Rikurikiye liquidity zo mu bwoko bubiri, harimo external range liquidity na internal range liquidity. Hariya rero kuri iriya high hari equal highs, iriya ni external range liquidity. Internal range liquidity rero ibimeze gute? Isoko rigenda rihitinga high, rigaruka muri fair value gap, rimena high runaka, rigaruka muri fair value gap, ndetse n'aha ngaha tugeze ngira ngo murabona ko mu cyumweru gishize twageze muri iyi fair value gap iri hano, anariyo yaduhaye icyo twakwita essence. Yaduhaye essence yo kuba tumaze iki cyumweru turi bullish, twerekeza hehe? Kuri ya equal high rimwe tumaze kubona hejuru, ariho dufite target yacu. Wakoze uti rero iriya fair value gap ufashe kubera iki uyifashe?
iri mu gice cya premium zone kandi isoko ririmo rirazamuka. Ibyo bintu mvuze ushobora kuba utabyumvise neza ariko ndaje bisobanure. Kugira ngo nidushyiraho, turamutse dushyizeho iyi Fibonacci, kugira ngo uraza kubona ko iyi fair value gap dufite iri muri premium zone kandi tugomba gutradingira muri discount zone igihe isoko ririmo rirazamuka. Ndaje mbisobanure neza ibi bya premium na discount zone. Nababwiye ko muri video turaza kurebera hamwe ibintu byinshi. Igisubizo ni uko hano muri discount zone nta internal range liquidity cyangwa se nta fair value gap dufite. Ni ukuvuga ngo iyo muri move runaka ufitemo fair value gap imwe, aho yaba iri hose ntacyo byaba bitwaye, kereka ari ukuvuga ngo hano hasi naho tuhafite indi fair value gap. Ahangaha twaba dukoze amakosa akomeye cyane gutradingira ahangaha, kuko tuba tugomba kuzategereza rikamanuka, ryagera muri discount zone tukabona buy. Reka mvuge kuri premium na discount zone. Ni ukuvuga ngo iyi soko ririmo rirazamuka, guturuka aho ryaturutse kugeza aho ryagarukiye rikora pullback, ukahashyira Fibonacci tool. Iyi Fibonacci tool urayisanga muri izi tools dukoresha twanaliza, urayisanga mu gace kitwa Gann and Fibonacci tools, niho uraza kuyisanga, yitwa Fib retracement. Urabona niyo nkoresha, nayishyize muri favorite, niyo mpamvu irimo hariya. Iyi Fibonacci tool rero ni ukuvuga ngo urabona igabanyijemo ibice bibiri. Ni ukuvuga ngo hano hari igice cyo hejuru n'igice cyo hasi. Iki gice cyo hejuru nicyo twita premium, noneho iki cyo hasi kikitwa discount. Kano kambe ngakuyeho. Okay, ni ukuvuga ngo iyi move yazamutse rigakora pullback. Iyi pullback iyo igarutse ije gukora nko muri order block cyangwa se fair value gap, suppose ko ije gukora muri fair value gap kugira ngo ubayinge, kubera ko bamaze kubona ko isoko ryawe riri kuzamuka. Fair value gap winjiriyeho igomba kuba iri muri discount zone mu gihe isoko ryawe ririmo rirazamuka. Uramutse ufite indi fair value gap hano, kabone nubwo zaba ebyiri cyangwa eshatu mu gice cya premium, iyo ni cyo bita inducement cyangwa se liquidity. Ruvuga ngo ibi ngibi iyo utabirebye ukamenya ngo ndihe, ntumenye ngo ndihe, birangira ari hahandi uhombye ukibaza ibikubayeho bikakuyobera. Kandi wabonaga fair value gap yawe wayizamukiraho ntacyo bitwaye, niba ari na order block ukabona ntacyo itwaye, ukabona yewe ryanakuye muri liquidity, ariko ribikoreye he? Ribikoreye muri premium. Ibyo bintu uzabyirinde, ujye utradingira muri discount zone mu gihe isoko ririmo rirazamuka. Kereka hano muri discount nta point of interest irimo. Point of interest ni iki? Niyo order breaker block, niyo fair value gap, niyo single candle order block. Byindi byose ushobora kugenderaho uzamukira ku isoko mu gihe bitari muri discount zone, byihorere. Kereka hano hasi nta point of interest ihari irimo hano muri premium, ushobora kuba nta kibazo. Nanone ku isoko riri kumanukaho, ubwo ni ikinyuranyo, kirazira gutradingira muri discount zone, aho ugomba guseringira muri point of interest iri muri premium zone. Niyo mpamvu rero ahangaha kuri Euro USD turebye iyi trend yacu naho iyi pullback yabereye, harimo point of interest imwe ariyo internal range liquidity cyangwa se ira fair value gap yo muri weekly. Niyo mpamvu ariyo twatradingiyeho, kuko kuva hano hasi kugera hano hejuru
nta fair value gap irimo muri discount, ahubwo iri muri premium zone, niyo mpamvu twayifashe nta kibazo dufite. Reka rero dusimbukire muri daily time frame turebe. Muri daily rero time frame iyi weekly fair value gap kazanye sibe, nanone dufite external range liquidity yavuyemo. Iyo isoko rimaze gukuramo external range liquidity, hita utangira urebe internal range liquidity cyangwa se fair value gap. Ngira ngo murabona ko dufite multiple fair value gaps, dufite fair value gaps cyane muri iyi move yo kuva hano kugera hariya hejuru. Hano dufite fair value gap, ahangaha tukagira indi fair value gap, ahangaha tuhafite fair value gap, ahangaha tuhafite fair value gap, even here we have a fair value gap. Dufitemo fair value gap 1, 2, 3, 4, 5 zigera kuri 5. Ni gute rero wamenya fair value gap isoko rizazamukiraho? Ni gute wamenya fair value gap isoko rizazamukiraho? Iyo ufite izi fair value gap zingana gutya, nibwo wifashisha ya Fibo retracement, baturuka kuri low kugera hariya kuri high. Ni ukuvuga ngo fair value gaps zose ziri muri premium zone, ubwo ni mu gice cyo hejuru, izo zose ni inducement, ahubwo za zindi ziri muri discount zone harimo iyi ngiyi, ni n'aka ngaka gato kari hano, ariko n'ubundi umunsi ryakagezemo ni nawo munsi ryageze muri iyi nini, ntacyo bitwaye, dushaka twagasibamo. Iriya fair value gap yo hasi rero niyo twagombaga gutradingiraho muri iki cyumweru dusoje. Intego y'ivideo rero ikaba ari iyihe? Ni ukurebera hamwe uko iki cyumweru cyagenze. Ibi twahozemo no kurebera hamwe aho kuba umwanzuro twafashe wo kubayinga rero USD mu cyumweru dusoje wavuye kuki. Ibi turangije uyu mwanzuro wavuyeho. Hano ni muri daily time frame, tumaze kubona ko isoko ryari rigiye kuzamuka mu minsi 5 ishize, 1, 2, 3, 4, 5. Nuvuga ngo kuwa mbere isoko ryafunguriye kuri iyi candle, urabona ko ryarazamutse cyane. Byatewe n'iki rero? Byatewe nuko haba muri weekly time frame daily bias, bias iratwereka ko riri uptrend, ndetse no muri daily time frame bias iragaragara ko ari bullish. Noneho reka turebe uko iminsi yagiye ikurikirana, duhereye muri time frame y'iminota 15, ariho turebera market structure y'ukuntu ibintu byari byifashe mu cyumweru gishize, kuwa gatanu, kuwa kane, kuwa gatatu, kuwa kabiri, kuwa mbere. Ndakora zoom kugira ngo bigaragare neza. Kuwa mbere isoko ryakoze breakout structure, ryabanje gukora liquidity sweep, ariko nyuma rikora breakout structure. Ubwo umaze kubona ko trend yo iracyari bullish. Nta trade yabonetse kuwa mbere, ariko kuwa kabiri hari trade yabonetse. Ndagira ko nkwibutsa ikintu twise accumulation, manipulation and distribution. Hano twabanje kugira accumulation
kuwa kabiri mu gitondo, ndetse hano hejuru habayeho manipulation, hagombaga gukurikiraho distribution, ariko ntabwo ariko byagenze. Ndetse n'iyi trade kuba harabayeho manipulation hejuru, kereka hano wararebye change of right muri 1 minute, ariko ntabwo dutradinga dukoresheje 1 minute, dukoresha 5 minute. Impamvu rero ryakoze manipulation irihita rimanuka hasi ngo rikomeze, ni uko twamaze kubona ko bias yacu ari bullish. Niba rero hano warabonye accumulation ukabona manipulation ugaseringa, ndizera neza ko bitakugendekeye neza kubera ko utazi market structure. Ahubwo hano hasi ku isaha y'isaha 9 habayeho indi manipulation kuri session ebyiri, haba Asia na London. Hano turi twageze kugera muri New York session, aribwo habayeho indi liquidity sweep cyangwa se indi manipulation. Ahangaha rero niho twe tumaze kubona trade ijyanye na bias dufite yacu ariyo bullish. Uti byagenze bite rero? Ahangaha tuhafite fair value gaps ebyiri. Izi fair value gap zombi zabaye inverted cyangwa se zabaye inversion. Zimaze kuba rero inverted, nibwo byagarutse gukora mitigation muri iyi fair value gap. Rimaze kugaruka gukora retest. Ushaka ariko hamaze kubaho inversion fair value gap, ushaka wahita winjira kuri yo kandi maze kubikora ukazamuka, cyangwa se ugategereza retest ukinjirira kuri iyi fair value gap yari imaze kurema, stop loss ikajya munsi y'iyi low. Take profit dufata risk turi word ratio ya 2.5. Iyi ni trade yo kuwa kabiri. Sorry. Iyi ni trade yabonetse kuwa kabiri mu masaha ya saa 9, ndetse hari bamwe mu banyeshuri banjye banyeretse ko iyi trade yabakoreye. Ubu rero n'uburyo bumwe wagombaga gufatamo iyi trade. Reka nkore ku buryo bwa kabiri, ndetse n'uburyo bwa kabiri nanone abantu bafite cya gitabo cyacu bafashemo trade bifashishije igitabo cyacu. Ni topic iri ku page ya 39 ivuga ku bijyanye na entry models. Iyi version mfite hano ni Ikinyarwanda. Entry models, uburyo bwo kwinjira mu isoko. Kuri rimwe 10 wa fair value gap entry ku page ya 39. Ntabwo nibuka mu gitabo cy'icyongereza page biriho, ariko igitabo cyo naragitranslatinze. Ibyo nanditse mu cyongereza ni nabyo nahise nandika mu Kinyarwanda. Reka twikomereze. Okay, reka dukomeze twifashishije iriya 1 hour fair value gap entry model. Ibi birimo reka tubisibe. Okay, urabona ko hano tuhafite fair value gap yo kuwa mbere. Nanone kuwa kabiri rero nibwo twayijemo, uhita ujya muri time frame y'iminota 5. Okay, iyo rero uje muri time frame y'iminota 5 nta kindi uba ugiye kurebamo liquidity sweep na inversion fair value gap.
kugira ngo witegereze neza. Dufite hano liquidity sweep, ushaka kubireba ari bigari ushobora gufatira hano cyangwa se ugafata iyi ngiyi. Ishobora kuba ari breakout structure cyangwa se ari liquidity sweep, ntacyo bitwaye. Upfa kuba uri kubijyanisha na bias. Niba bias ari bullish ukaza kubona entries za bullish. Ahangaha rero niho habonetse indi inversion fair value gap. Iyi inversion fair value gap ikimara kuba create cyangwa se ikimara kuba created, nibwo winjira market, stop loss munsi hano gatoya, target ikaba yo ibigomba kuba 2.5 bya risk to reward ratio. Nakuvuga ngo niyo warisikinze amadolari 50, ugomba kubonamo iry'itanu muri trade ufashe. Yani icyo biba bisobanuye. Reka turebe rero ku wa gatatu uko byagenze. Hari ku munsi wo ku wa kabiri, bias yawe uziko ari bullish, nta cyakubuza gukora amabuy yonyine. Ahangaha rero ku munsi wo ku wa gatatu turebye muri 1 hour fair value gap, muri 1 hour time frame, dufitemo fair value gap. Ubwo ni kuri wa munsi dufitemo fair value gaps ebyiri, ariko muri izi fair value gaps uko ari ebyiri ukibaza uti ni iyihe ndakoreraho buy. Kugira ngo twifashishije ya Fibonacci retracement, tuba tugomba gufata ya fair value gap iri muri discount zone, kubera ko market yacu nta bindi iri gukora, iri bullish. Okay, hano duhafite 1 hour fair value gap. Ni 1 hour fair value gap iri hehe? Iri muri discount zone. Reka twikoze mu minota 5 turebe. Hano mu minota 5 dukoresheje ya inversion fair value gap, yego irimo, ariko amategeko y'iyi entry model atubwira ko inside of one hour fair value gap, cyangwa se rikabanza rigakoramo, ryamara gukoramo rigakora liquidity sweep mimbere muri 1 hour fair value gap. Ibitaba ibyo bikaba byapfuye. Hano rero trade yari iri hehe? Ahangaha kereka ku muntu ukoresha change of character. Hano dufite boss, hano tukagira market structure shift cyangwa se change of character. Hano dufite boss, hano tukagira change of character cyangwa se market structure shift. Nanone tukagira aho kwinjirira kuri fair value gap, ariko se iyihe fair value gap? Reka dukoreshe fib, tugeze kuri high. Kugira ngo urabona ko kugira ngo ube ufite risk imeze neza, ni uko ugomba kwinjirira kuri mu gice kiri muri discount zone. Abantu mukeneye kumenya gukoresha iyi fib retracement, ukamenya ngo ndinjirira kuri fair value gap iri muri discount zone mu rwego rwo kugabanya risk. Kugira ngo urabona ko hano isoko ryaraje rirayubahiriza, rikora muri iyi fair value gap dufite. Ahangaha rero nanone hari indi trade
stop loss ikazamo hano hasi. Ahangaha ndi kukwereka ko haba hari uburyo bwo kwinjira mu isoko butandukanye. Icyangombwa ni kwa kumenya ngo ese icyerekezo cy'isoko ryanjye ni ikihe? Icyerekezo isoko ryanjye ririmo ni ikihe? Iyi ni trade ya kabiri tumaze kubona. Uyu munsi hari ku wa gatatu. Reka turebe uko ku wa kane ko byagenze. Aha, bullish market yacu irakomeje. Ahangaha hari habaye breakout structure, twibagiwe kuyandikaho. Iyo urimo ubona breakout structure umenya ko isoko ryayo riri kugenda muri cya cyerekezo koko bifuza koko. Tumaze kubona indi breakout structure, ubu tugeze ku munsi wo ku wa kane. Hano mu minota 15 minota 15 hano tuhafite order block. Ndimo nkwereka imbaraga za market structure ndetse na bias. Hano dufitemo order block ndetse ni order block ifite liquidity, kuko hano yakoze liquidity sweep. Yakoze liquidity sweep, ifite fair value gap, hejuru yayo hari ikolo, hari liquidity ya ikolo. Ni ukuvuga ngo ni point of interest yujuje ibyangombwa bigiye bitandukanye: bias bullish, hari breakout structure, hari market structure bullish, hari point of interest iri muri discount zone, kuko dushyizeho fib twageze hariya hejuru byatangiye gukatira. Urabona ko point of interest yacu muri discount zone. Ahangaha hari sniper entry. Hari abantu bajya bambaza ngo ko iki ngo setup zayo ngo ziba ari sniper entry, ngaseka, ariko nta kindi kiba kinsekeje. Nuko nzi ko ari ibintu byoroshye. Icya mbere ni ukumenya market structure, ukamenya bias, isoko ryanjye riri kwerekeza hehe. Ngira ngo murebe iyi trade ukuntu imeze. Ni trade rwose iteye ubwuzu. Ni trade iteye ubwuzu. Ahangaha rero biragaragara ko hari change of character. Ahangaha haragaragara ko hari change of character, ndetse hano hari order block. Akantu ngira ngo nkwereke, ariko ntarakomeza hariya reka mbanze mvuge kuri iyi target. Iyi target hano dufite liquidity ni equal highs. Equal highs, isoko riba rigenda ritagatinga liquidities. Ngira ngo urabona rimaze guhitinga iyi liquidity yese ryimanukira. Nibwo ryakoze ikimeze nka change of character, ndetse hano hari na liquidity equal highs. Nyuma y'izi equal highs hari fair value gap, ndetse iyi point of interest iri muri premium zone. Nabwiye ko igihe tugiye guseringa tugomba guseringa igihe point of interest yacu iri muri premium zone. Urabona ko ni agatrade gasa neza. Ni agatrade kameze neza, gasukuye, kadafite ikibazo. Ariko reka nkubwire ko iyi ni fake trade. Okay, rishobora kuba ryamanuka yego rikagera hano hasi, ariko iyi ni fake trade. Kubera iki nyise fake trade? Nta yindi mpamvu, ni uko dusubiye muri daily time frame yacu, ntabwo liquidity isoko rishaka guhitinga turayigeraho.
Dufite liquidity twakuye muri weekly time frame, iyi ngiyi external range liquidity, ndetse dufite n'indi iri hano hafi. Ni ukuvuga ngo izi liquidity zombi ntabwo market irabasha kuba yazigeraho, niyo mpamvu ndi kuvuga ko iyi ari fake trade. Ishobora kuba ryamanuka yego, ariko mu kuri this is change of character. Iriya change of character iri fake cyane. Iyi market structure rero uzayigishwa n'iki? Iyi daily bias yo uzayigishwa n'iki? Ku ipaji ya 25 mu gitabo cyacu dufitemo topic yitwa long term daily bias. Ni bias igihe kirekire iyo dufite equal highs muri time frame y'umunsi, tukabona hari kandi cause sweep. Ni ukuvuga ngo harimo uburyo bugiye butandukanye umuntu akora identification of long term daily bias, haba mu rurimi rw'ikinyarwanda cyangwa icyongereza mu rurimi wumva. Igitabo rero ameze n'ubundi kubera ko kiba kizagurwa n'abantu benshi, niyo mpamvu umuntu yaragishyize ku giciro gitoya. Ni amafaranga y'u Rwanda 10,000 gusa, tukakiguha ku mafaranga ushaka. Harimo liquidities, harimo types of liquidity, haba internal range liquidity na external range liquidity, ukabyumva ku buryo bumeze neza. Iyi yellow USD rero muri iki cyumweru tugiye gutangira gahunda no gukomeza kuyibuyinga paka kuri izi external liquidities, haba iyi ngiyi tubonye hafi ndetse n'imwe twabonye muri weekly. Hariya niho tugomba gutegetinga yellow USD, ariko ntabwo nkubwiye ngo hita ubuyinga nta mibare ushyizemo, kuko murabizi muri forex trading iyo ushyizemo imibare mike nta risk management, nta discipline, nta bumenyi, ntabwo biguhira. Reka rero mvuge nti mugire ibihe byiza, reka nsoreze aha ngaha. Ciao ciao, ndabakunda cyane, kandi aribwo bwa mbere ushobora gukanda buto ya subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho uko bukeye n'uko bwije. Asante sana, Mungu ababarike.